Birashoboka ko mu buzima bwawe ushobora kuba warumvise umwuka mubi wa Yezabeli, ariko abantu benshi cyane bumva uyu mwuka mubi wa Yezabeli bizera ko ari ibijyanye n'ibyaha bijyanye n'uburaya gusa cyangwa se kugoreka ukuri. Ariko mu buzima busanzwe uko ntabwo ari ko kuri. Umwuka wa Yezabeli ni umwuka mubi cyane. Uyu mwuka mubi wa Yezabeli ni umwuka ukwirakwiza ibimenyetso bishobora gutuma habaho inzitizi zo gutuma urusengero rukura ndetse ukanajyana abantu kure y'Imana. Mbese uyu mwuka wa Yezabeli, nk'uko abantu baba batazi ibyo ari byo bakagendera mu kigare ariko babibona n'amaso ntibamenye ibyo ari byo, ni imyuka iba mu bantu baba mu nsengero cyangwa se bitabira insengero, bishobora gutuma nyine mu rusengero ibintu bicika, abantu nyine bakayoba, ndetse aho kugira ngo bagarukire Imana bo ahubwo bakajya kure y'Imana. Ushobora kwibaza ngo mbese uyu muntu cyangwa se uyu mwuka wa Yezabeli ni mwuka ki? Muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera ryose, Yezabeli agereranwa nk'umugore mubi cyane, umugore mubi cyane wabayeho mu mateka muri iri sezerano rya kera. Yezabeli yari umugore wasezeranye n'umwami Ahabu, ndetse niwe wazanye imyitwarire ya gipagani muri Isiraheli yose, ibintu bitashimishije Imana na gatoya muri iki gihe. Uyu mugore yari umwamikazi mubi cyane, umwamikazi wazanye ibintu byo gusenga ibigirwamana, ndetse yica abahanuzi benshi cyane, ndetse anayobya abantu benshi cyane mu buyobe, n'umugabo we aramuyobya ava gusenga Imana ahubwo atangira kujya mu bigirwamana. Uyu mugore Yezabeli yateye inkunga abahanuzi 850 bose basengaga Imana ya Bayali ndetse na Asherahi. Abo bahanuzi basengaga bino bigirwamana bakoze imigenzo myinshi cyane yazamuye uburakari bw'Imana. Ikibi cyari kiri mu mutima w'uyu mugore Yezabeli cyari kinini cyane kandi gikomeye, ku buryo n'umuhanuzi Eliya ubwe yagize ubwoba agahunga, ndetse urabuzi Eliya yari umuhanuzi mu bahanuzi bakomeye cyane, ku buryo yageze aho ngaho agahunga kubera ubwoba bwari bwamwokamye mu mutima we kubera uyu mugore Yezabeli. Ndetse igihe cyarageze kubera gutinya uyu mugore Yezabeli, umuhanuzi Eliya we ubwe yisabira Imana ko itwara ubuzima bwe. Mu gitabo cy'Abami ba mbere umutwe wa 19 umva ibintu bihanditse kuri Yezabeli. Eliya byumvise arahaguruka agenda agira ngo akize amagara ye, agera i Berisheba ho muri Yuda maze ahasiga umugaragu we. We agenda urugendo rw'umunsi umwe mu butayu, ahageze yicara munsi y'igiti cyari cyonyine, yisabira gupfa agira ati ntacyo ngishoboye none uhoraho akira ubuzima bwanjye kuko ntarota abasukuruza banjye. Ariko nyuma ibikorwa by'uyu Yezabeli byatumye aza guhanwa. Imana yujuje imbaraga muri Eliya ndetse imushyiramo n'umurava, ku buryo yaje kugaruka agatangira guhanura ko uyu mugore Yezabeli azapfa urupfu rubi cyane, ndetse imbwa zikazamurira ku gasozi umurambo we. Ndetse ibingibi byaje kubaho. Usomye muri Bibiliya mu isezerano rya kera, abazi Yezabeli barabizi. Ndetse uyu mugore Yezabeli impamvu batangiye banatubwira gutya ni ukugira ngo bumvikanisha neza muri iyi minsi uburyo umuzimu mubi wa Yezabeli cyangwa se umwuka mubi w'uyu Yezabeli yateye mu nsengero, insengero zikaba zitazamuka. Bibiliya itubwira ko umugabo witwaga Yehu yaje kwica umuhungu w'umusore wa Yezabeli, ndetse kubera ibyo ngibyo uyu mugore Yezabeli yaje guhangana n'uwo mugabo. Uyu Yehu rero yaje kohereza abagabo bo kugira ngo bice uyu mugore Yezabeli, baza kwinjira mu matware ye, ndetse uyu Yezabeli bamukura hanze bamujugunya mu idirishya. Byaje gutuma uyu mugabo Yehu aza guhunga, ahungana n'indogobezi. Ubwo bajyaga gushyingura uyu mugore Yezabeli, baje gusanga agahanga ke nako katariho umubiri, ndetse n'ibiganza n'amaguru, kubera ko imbwa zari zariye umubiri we nk'uko Eliya yabihanuye. Ibikorwa bya Yezabeli byari ibikorwa bihanganye n'Imana ku buryo byarimburaga cyane. Byaje gutuma iri zina rya Yezabeli, roho mbi cyane kandi ziteye ubwoba, ziryadobota cyangwa se zigatangira kuzikoresha zifite impamvu imwe gusa yo kugira ngo zisenye amatware y'Imana cyangwa se zirimbure ububasha bw'Imana hano ku isi. Ndetse izi roho mbi zadobuse cyangwa se zatangiye gukoresha izina rya Yezabeli n'ibikorwa yakoraga, tageti yazo ni insengero z'iyi minsi. Bya bindi abantu batajya bamenya ngo urusengero ni iyihe mpamvu rudatera imbere, cyangwa se abakirisitu ukabona baguma hasi, ibikorwa by'abakirisitu nyine ukabona atari ibikorwa bijyana n'Imana. N'uyu mwuka mubi wa Yezabeli uba ubarimo ariko abantu ntibabizi. Kubw'amahirwe makeya
mu nsengero nyinshi cyane ndetse no muri community cyangwa se mu biturage bituyemo abakirisitu haba hari Yezabeli udisivinga abantu cyangwa se uyobya abantu, ariko abo bantu ntibabimenye, ndetse akazana inzitizi nyinshi cyane ku buryo bituma abantu kwiyegurira Imana cyangwa se gukura mu bijyanye n'iyobokamana bidindira bikaguma hasi kubera uyu mwuka. Imana ubundi bishaka abantu ko batsinda ikibi bagakoresha umwuka wera kugira ngo abantu babo babone umugisha, mbese muri makeya kugira ngo abantu bakomeze babone umugisha w'Imana. Imana ibishaka nyine gukoresha abantu basanzwe, mbese abantu bakagenderanira cyangwa se abantu bakagirirana umumaro mu kuzamuka mu mwuka. Ariko se ikibazo kimwe ushobora kwibaza, ni gute ushobora kumenya cyangwa se ni gute ushobora kubona uyu mwuka wa Yezabeli ko uri mu bantu muri kumwe? Mbese niba turi mu rusengero cyangwa se ahandi hantu abantu benshi bateraniye, ni gute ushobora kubona umwuka wa Yezabeli ukamenya ko uyu mwuka bagereranya n'uriya mugore wo mu isezerano rya kera ryo muri Bibiliya uri mu bantu? Ibimenyetso bimwe na bimwe ushobora kubibonera inyuma ukabona ko Yezabeli yageze mu rusengero, ndetse ukabibona utiriwe ushishoza. Ikimenyetso cya mbere mu bimenyetso bine ngiye kukugezaho nk'uko babitangaje bigaragaza nyine uyu mwuka mubi wa Yezabeli. Ikimenyetso cya mbere ni uburaya bugaragara mu nsengero. Mu gitabo cy'Abami mu mutwe wa 9 bivuga ko uyu mugore Yezabeli yari umugore mubi cyane w'umugome, ariko wari wugarijwe n'ibintu by'uburaya ku buryo uburyo yakoraga kwari ukureshya abantu, akabareshya kugira ngo bagende nyine ababoneho ibyo ashaka cyangwa se bo bamukorere ibyo ashaka. Rero ibi byose yabikoraga abareheje mu bijyanye n'uburaya. Mu gitabo cya Bibiliya imvugo isobanura uburaya ifite ibisobanuro byinshi, harimo guhemuka kw'abashakanye cyangwa se kuba uhemuka cyangwa se uca inyuma umuntu mwashakanye, ndetse uku guhemuka bavuga kugendanye na roho ndetse no ku mubiri bisanzwe. Iyo umuntu atari umwizerwa ku Mana bavuze ko aba ari kwikoreraho uburaya, mbese ni nk'aho umuntu aba arimo kwica inyuma, kubera ko Yezu yaravuze ngo nta muntu ushobora gukorera abami babiri. Rero iyo umuntu atari umwizerwa ku Mana, kandi tuzi ko Imana ariyo mwami umwe rukumbi, uwo muntu utari umwizerwa ku Mana aba arimo kwikoreraho uburaya, nyine niko babivuze, aba arimo kwica inyuma. Uyu mugore Yezabeli rero we yakoraga uburaya mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse akagambanira n'umugabo we bwo mu kumuca inyuma, agakora ibintu by'amarozi, ndetse anagambanira n'Imana ya Isiraheli. Uyu mwuka mubi wa Yezabeli winjira mu rusengero unyuze mu bantu bajya mu nsengero cyangwa se abantu batuye mu buzima budafite ubutagatifu, mbese bimwe bita kurokoka, abantu batarokowe. Uyu mwuka wa Yezabeli rero kugira ngo winjire mu rusengero ujya mu bantu, uca mu bantu bajya mu nsengero cyangwa se binjira mu nsengero ariko babayeho ubuzima nyine ubuzima budatunganye. Kubw'iyo mpamvu bavuga ko abapasiteri ndetse n'abandi bayobozi b'insengero ubundi ngo bagakwiye gushishoza cyane ku bantu baha umwanya wo kujya kubwiriza kuri aritari, kuko hari abantu benshi cyane bajya kuri aritari ariko ari abanyabyaha, ndetse abo bantu bakagenda bagiye kwigaragaza kurusha uko baba bari kwizera Imana. Ugasanga umuntu uko yizera Imana ni guke cyane kurusha uko we ayisingiza, ariko mu magambo no kugira ngo agaragare. Abantu benshi ngo ni abanyabyaha. Hano ni icyigisho nabonye ndi kubagezaho ngo abantu benshi ni abanyabyaha, ariko umuntu uyoboye deparitema runaka mu rusengero agomba kuba ubundi aba mu buzima butunganye, mbese byibura ari muri ubu buzima bwitwa ko umuntu akijijwe. Umuntu wishoye mu ngeso z'ubusambanyi ndetse n'uburaya ni urugero batanze, ngo ntabwo aba yiteguye kuba yayobora itorero cyangwa se ngo ayobore abantu runaka mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ngo ahubwo abo bantu bagomba gusubizwa inyuma. Muri iki cyigisho bakomeza bavuga ko ibi ngibi abantu bagomba kubikorana urukundo ndetse no kwihangana, ndetse abo bantu bafite ingeso nk'izo ngizo ntabwo ari ngombwa ko umuntu abatamaza muri publike cyangwa se mu ruhame, ahubwo byibura ushinzwe cyangwa se abapasiteri igihe yamenye ko umuntu wenda ujya kwigisha hariya adatunganye muri ubwo buryo akamubuza mu ibanga ariko ntamutamaze. Uretse n'ibyo ngibyo ngo habaho n'uburaya bubera mu mwuka mu muntu imbere. Abantu benshi bajya mu nsengero cyangwa se abantu benshi bitabira insengero ubu usanga bameze nk'ibyihebe, batemera kominote nyine y'aho basengera, ahubwo bo binjira mu rusengero ariko icyo bagamije atari ugusenga cyangwa se ngo babe bemera ibyo abo ngabo bari gusengana basenga.
abantu nk'aba ngaba ngo bagenda bajya ku maburanshe cyangwa se insengero zigiye zitandukanye bari gushakamo abantu bashobora gushimisha irari ryabo, cyangwa se bari gushakamo abantu nyine ubwo irari bari kuvuga ni nka kwa kundi niba umupasiteri cyangwa se bano bantu bagenda babwiriza ubutumwa bwiza, ugasanga umuntu ubwiriza ubutumwa ajya mu rusengero akajya mu rundi, icyo agamije atari uko ari kwigisha nyirizina, ahubwo kugira ngo yishimishe irari rye, agende amenyekane, abantu bamumenye, bityo noneho na nyuma azagira ikintu aza kubakuraho. Rero ngo aba ngabo nibo arimo kuvuga, ugasanga ijambo ry'Imana cyangwa se uko yemera Imana ari bito cyane kurusha uko ashaka kugenda imbere y'abantu, noneho abantu bakishima nawe bakamushima, bityo ibyishimo bye akaba arabyujuje. Ndetse ngo bene aba bantu bagenda mu rusengero nta kindi bagiye gushaka uretse abakristo bo muri izo nsengero ndetse n'abapasiteri bakuriye izo nsengero, kugira ngo babashe kubafasha kuzuza ibyishimo byabo. Iyo aba bantu batishimye cyangwa se ngo ibyo bashakaga babigereho, bakora ikintu gituma bagira ngo bamenyekane, ariko icyo kintu bakagikora mu guca amazi abakristo basanze cyangwa se ubuyobozi bw'itorero. Ugasanga nyine nk'umuntu wari usanzwe wenda abwiriza, azwi nk'umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza mu rusengero runaka, kubera kutanyurwa aciye amazi iryo torero, cyangwa se agiye ari kuvuga nabi abakristo bo muri iryo torero, cyangwa se nanone akagenda avuga nabi ubuyobozi bw'iryo torero. Na hano mu Rwanda ibyo bintu mujya mubyumva, ngo bene abo bantu rero baba bafite umuzimu mubi cyangwa se umwuka mubi wuriya mugore Yezabeli wo muri Bibiliya baba bavuga. Mbese kubera ko Yezabeli atakiriho, bari kugenda batubwira karakterisitike cyangwa se ibimenyetso biranga ba Yezabeli b'iki gihe, cyangwa se abantu bafite imyuka mibi ya ba Yezabeli. Ngo ikimenyetso cya kabiri kiranga umwuka mubi wa Yezabeli muri iyi minsi ni ugusenga ibigirwamana. Ugasanga abantu bariyeguriye ibigirwamana. Bibiliya itubwira ko muri Bibiliya havuga ko Yezabeli yasingizaga ibigirwamana, ndetse afite n'igisirikari gikomeye cyane cy'abahanuzi. Abahanuzi bagera kuri 850 b'abagabo bafashaga uyu mugore Yezabeli gusingiza ibigirwamana bakabiramya cyane. Muri iyi minsi bene iyi myitwarire tugenda tuyibona ahantu hatandukanye, ndetse ubu buryo bwo gusenga ibigirwamana bigenda bigaragara mu mashusho agiye atandukanye cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu byo gusenga ibigirwamana si ukugenda ngo abantu bamanike ibishushanyo hariya, ahubwo ibintu byo gusenga ibigirwamana ni buri kintu icyo ari cyo cyose gifata umwanya w'Imana kikawusimbura mu mitima yacu, kubera ko bivuga ngo Imana ubundi niyo yagakwiye kuba ariyo priorite cyangwa se ikintu cya mbere mu buzima bwacu. Reka nguhe nk'urugero, hano nibyo bari kuvuga. Abantu benshi cyane muri iyi minsi basingiza Imana muri iyi si, abantu nyine b'abaririmbyi cyangwa se n'abapasiteri runaka, bo ikintu bakunze gukora kenshi bajya imbere kubwiriza, ariko bashaka kugaragaza ubwibone bwabo ndetse n'impano zabo kurusha uko bagomba gusingiza Imana na Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Aho ngaho rero ngo niho uyu mudayimoni cyangwa se uyu mwuka mubi wa Yezabeli ukunda gukorera. Ibi ngibi bibaho, ugasanga umupasiteri cyangwa se undi muntu umuririmbyi runaka, ikintu nyine kimushishikaje ni ukumenyekana, kumvikana, kuba umusitari. Ibyo akora ari icyo ngicyo abigamirije, ariko atagamije nyine gusingiza Imana. Mbese gusingiza Imana bikaba nk'ikintu nk'agakingirizo yikinga kakamufasha kugira ngo amenyekane mu byo ari gukora. Ngo ibi ngibi bituma abantu cyangwa se abiyita abakristo n'abakristo batabizi, bo ahubwo basenga iki cyamamare cy'umupasiteri cyangwa se uyu muririmbyi runaka kurusha uko bo basingiza Imana. Mbese ugasanga umuntu usingiza Imana cyangwa se uwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se w'umuramyi niwe bemera cyane, niwe basenga cyane, cyangwa se niwe uvuga rikijyana cyane kurusha uko bo basingiza Imana ku giti cyabo. Bino bintu ku isi bireze muri iyi minsi, ndetse ngo ibi bintu Imana ibyanga urunuka cyane. Tuvuge nk'umuntu witwa wenda tuvuge witwa Imirasire TV, we kubera ni urugero rw'izina ntanze, we kubera ko avuga Imana akazana n'udukoryo imbere y'abantu abwiriza, ba bantu abwiriza niwe bemera cyane ku buryo bagera naho ngaho bakibagirwa uburyo bo bagomba gusingiza Imana cyangwa se ubuhangange bw'Imana bagomba kubwibuka. Rero ngo bino bintu Imana ibyanga urunuka. Icyo cyari ikimenyetso cya kabiri kiranga uyu muzimu cyangwa se umwuka mubi wa Yezabeli. Ikimenyetso cya gatatu ngo ni ukuyobya uburari, babyita manipulation.
Manipulation ni uburyo wowe ushobora kuyobya abantu ubinyujije mu nzira zimwe cyangwa izindi, bikarangira abo bantu bagukoreye icyo ushaka. Rero ngo manipulation ni ikimenyetso cya gatatu kiranga ngo uyu mwuka mubi wa Yezabeli. Ngo uyu mugore Yezabeli ngo yari manipulative cyane, bisobanuye ko ikintu cyose yashakaga ko gikorwa mu nzira ze cyangwa se uburyo agishakamo akaba aribwo gikorwamo. Uyu mugore Yezabeli we yanakonvense umugabo we wari umwami ngo Imana ya Isirayeli ayiveho narangiza atangire aramya Imana ya Bayali. Niko byagenze, usome Bibiliya niba hano hantu hazi. Ikirenze n'ibyo ngibyo uyu mugore yagiraga ishyari cyane afuha. Igihe kimwe uyu mugore Yezabeli yapanze umupangu yo kwica umugabo witwa Naboti. Uyu mugabo Naboti yari yaranze guha ubutaka uyu mwami w'umugabo nyine w'uyu mugore Yezabeli. Uyu mugore kubera ishyari yicisha uyu mugabo Naboti, byose arabipanga. Uyu mugore Yezabeli byatumye atwara ubuzima bw'umugabo w'inzirakarengane. Yari umuntu ukoresha ibinyoma mu gukora manipulative cyangwa se mu kumanipira kugira ngo agere ku cyo yifuza icyo ari cyo cyose. Abantu bameze nk'uyu mugore Yezabeli rero, cyangwa se abantu barimo gukorerwamo n'uyu mwuka mubi wa Yezabeli, baragambana ndetse bagaca inyuma bagenzi babo, babyita stab in back. Noneho bakihorera no kuri abo bantu batigeze babakorera ibyo babifuzaho. Mbese niba tuvuge umuntu atagukoreye icyo ushaka ukajya kumwihoreraho, kandi mu by'ukuri nta kindi kintu yagutwaye. Rero uyu mwuka mubi wa Yezabeli winjira mu nsengero nyinshi cyane unyuze mu bantu bashaka gukontorora ibintu ibyo ari byo byose. Tuvuge mu rusengero runaka hari umuntu ushaka gukontorora ibintu byose mu rusengero. Uyu mwuka rero wa Yezabeli ngo bene abo bantu niwucamo. Bano bantu busanga mu nsengero bica abantu bari ku buyobozi cyangwa se batari kuvuga rumwe nuko babyumva, bikarangira babakuye mu nzira. Ntuzatungurwe burya bano bantu baba bari gukoresha n'uyu mwuka mubi wa Yezabeli. Bene aba bantu baba bafite n'imyanya ikomeye cyane mu myanya ya leta cyangwa se mu buyobozi runaka no mu nsengero, ku buryo iyo myanya ariyo bakoresha bari kugira ngo nyine bakoresha izo mbaraga zabo bagahita bayizana hano mu nsengero. Bagatekereza ko bagomba gutanga amabwiriza ku bakristo bari muri izi nsengero. Ujye urebera no ku mashusho y'ibintu turi kuvuga hano biri kugenda biba. Abo bantu bagaturuka hanze bazanye imbaraga basanzwe bafite, bakaza bagategeka abakristo bo mu nsengero, batekereza ko abakristo bo mu nsengero wagira ngo ni abakozi babo baho bakorera. Uyu nguyu akomeza atubwira ati urusengero ntabwo ari umwanya cyangwa se ntabwo ari ahantu ho gufata abantu nabi, ahubwo urusengero ubundi rwagakwiye kuba ahantu ho kugaragariza urukundo no gushyira hamwe mu bantu bitabira muri urwo rusengero. Ndetse niba umuntu afite umwanya umuha imbaraga muri sosiyete, ibyo ngibyo bigomba kuba biri hanze y'urusengero, ntabwo ibyo bigomba kuza mu rusengero. Mu rusengero twese tuba turi abavandimwe, ndetse nanone umwe mu rusengero aba agomba gufasha undi mu rukundo, ntawe usumba undi. Ibyo nibyo bavuga. Intumwa Pawulo mu Banyagalatiya umutwe wa 5 havuga ko cyangwa se yavuze ko tutagomba gushyira umuntu ku buyobozi cyangwa se kwimuka umuntu ngo tumushyire ku mwanya w'ubuyobozi mu gihe uwo muntu adafata abavandimwe be neza cyangwa se abatoteza cyangwa se abakorera ibindi bikorwa. Pawulo niko yavuze. Rero bene abo bantu baba nyine bakoreshwa n'uyu mwuka wa Yezabeli, bakora gutyo batoteza abavandimwe babo ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ngo bene uwo muntu ntabwo agomba kujya ku mwanya w'ubuyobozi. Ikimenyetso cya 4 kiranga abantu barimo uyu mwuka mubi wa Yezabeli. Iki kimenyetso ni ugutoteza. Ngo umwuka wa Yezabeli, ikimenyetso cya nyuma kiranga abantu cyangwa se abantu binjiriwe n'uyu mwuka, harimo gutoteza. Uyu mugore yatoteje abahanuzi b'Imana ku buryo abahanuzi benshi cyane bageze ku rwego rwo kwihisha kugira ngo ataza kubabona akabica. Abahanuzi benshi cyane barapfuye kubera uyu mugore Yezabeli, ndetse n'umuhanuzi Eliya ubwe yagize ubwoba uyu mugore yaramukanze, biza gutuma nyine uyu muhanuzi Eliya ahunga. Imwe mu mpamvu ziri totezwa ryabagaho ku bwa Yezabeli ni ukubera ko abahanuzi benshi cyane bakundaga kuvugisha ukuri mu buhanuzi bwabo, ndetse ukuri Yezabeli n'umugabo we wari umwami bangaga kukumva cyane, bigatuma abahanuzi batotezwa. Muri iyi minsi rero uyu mwuka mubi wa Yezabeli ugaragarira mu nsengero cyane mu bantu batotezwa.
abantu batotezwa n'abavandimwe babo, cyangwa se nyine niko bavuze brothers and sisters mu nsengero. Nyine ugasanga tuvuge wenda hari nk'abagatolika bagira ababikira n'abapadiri, n'izindi nsengero wenda zigira abandi bayobozi cyangwa se abantu bahagarariye abandi ari igitsina gore n'igitsina gabo. Ngo umwuka wa Yezabeli ugaragarira mu kuba nyine bene abo bantu bayoboye batoteza bagenzi babo, ariko nyine mu madini urumva bakunda gukoresha abavandimwe. Ngo hari insengero nyinshi cyane ku buryo ibintu byabo biba byoruganije, nyine hari ukuntu babipanze. Noneho muri ibyo bintu byapanzwe hakaba hari nk'umuntu ushobora kuza akavuga ngo wenda hagira ikintu kibaho cyangwa se hagira impinduka ziza, bigatuma bene uwo muntu ushatse kuzana impinduka atotezwa, ndetse akanatotezwa n'abantu bari no hanze y'urusengero nyine, cyangwa se uri hanze y'urwo rusengero. Ibyo byose bikaba biba biturutse hanze y'insengero. Ba bantu nyine baturuka hanze y'insengero bakaza baje gutoteza bene abo bantu. Muri make ni nko kuvuga icyo bashatse kuvuga, ugasanga wenda nko mu rusengero umuntu akoreyemo nk'agakosa, reka twere kubyita ikosa, cyangwa se hari impinduka ashobora kubona mu rusengero, ariko mu gihe cyo kumuhana cyangwa se mu kumutoteza ugasanga bazanye imbaraga zo hanze, kandi byari ibintu biri kubera mu rusengero. Aba ngaba bakomeza bavuga ati ni ibintu bisanzwe pe kuba abantu bo hanze bashobora kuza bakivanga wenda mu kintu cyabereye mu rusengero, ariko ngo umuzimu cyangwa se umwuka mubi wa Yezabeli ukorera mu rusengero mindani. Ngo mu rusengero niho uyu mudayimoni cyangwa se uyu mwuka mubi ukunda gukorera, ndetse ngo iyi ni strategy cyangwa se ngo ni amanyanga y'umwanzi yo kugira ngo ace intege abantu b'Imana, kubera ko Yezu yaravuze ati muri Matayo 12:25 ati Yezu amenye ibyo batekereza, cyangwa se Yesu amenye ibyo batekereza arababwira ati ingoma yabyaye amahari irarimbuka, nta mujyi nta rugo byasubiranamo ngo bikomere. Nyine tu bwaba ubwami cyangwa se ngo ubwami cyangwa se ingoma cyangwa urugo, iyo bisubiranyemo cyangwa se abantu bo muri aho hantu basubiranyemo, ntabwo haba hateze gukomera cyangwa se ngo hakomeze gushikama nk'uko byari bisanzwe. Ahangaha bakomeza batubwira ati niwumva umuntu uri kuvuga nabi mugenzi be cyangwa se urimo gutoteza mugenzi we, uwo muntu uzajya umwitondera cyane. Baba abayobozi cyangwa se abayoborwa baba bari gukoreshwa n'uyu mudayimoni cyangwa se umwuka mubi wa Yezabeli. Mbese mu nsengero cyangwa se mu rusengero ukumva umuntu ari kuvuga mugenzi we nabi, ukumva umuyobozi ari kuvuga nabi uwayobora, cyangwa se nyine umupasiteri, cyangwa se bantu bose baba mu rusengero, ngo uvuga nabi mugenzi we cyangwa akamutoteza abakoreshwa n'uriya mudayimoni cyangwa se umwuka mubi wa Yezabeli. Ati ibi ngibi abantu benshi cyane ntabwo bazaza kubyemeranya, cyangwa se ngo ibintu bigaragara mu rusengero nk'ibi duhoze turi kuvuga kuva twatangira ngo abantu babyemere. Ati ariko Imana y'ubwayo ihamagarira abantu kwishyira hamwe mu buryo bushoboka bwo aribwo bwose, bakirinda ibintu byo kwicamo ibice cyangwa se kurwana hagati yabo. Ndetse nk'uko twabibonye mu itangiriro ry'iyi video, amaherezo y'uriya mugore Yezabeli yari amaherezo mabi cyane. Wibuke ko Yezabeli bamunyujije mu idirishya ndetse n'imbwa ziramurya ku buryo hasigaye amagufwa gusa. Ati ikirenze nk'ibyo ngibyo, mu gitabo cye byahishuwe, Yezu cyangwa se Yesu Kristo atanga impuruza cyangwa se imburira ku nsengero za Tatira cyangwa se mu rusengero rwa Tatira, aburira abantu bashyigikira cyangwa se bagatorera uyu mwuka mubi cyangwa se umudayimoni wa Jezabeli cyangwa se wa Yezabeli mu nsengero zabo. Umva uko havuga mu byahishuwe umutwe wa 2 umurongo wa 19 kugera kuri 23. Ati nzi neza ibikorwa byawe, urukundo rwawe, ukwemera kwawe, ukwitangira abandi kwawe n'ubwiyumanganye bwawe. Ibikorwa byawe biheruka bishumbije ibya mbere ubwinshi. Nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko worohera Yezabeli uwo mugore wiyita umuhanuzikazi, maze akayobya abagaragu banjye bigisha kohoka mu buhabara no kurya inyama zatuwe ibigirwamana. Namuhaye igihe kugira ngo yisubireho, ariko ntashaka kwisubiraho ngo areke ubuhabara bwe. None dore ngiye kumujugunya ku buriri bw'amagorwa akaze, we na bagenzi be bafatanije ubuhabara, keretse niba bisubiyeho bakareka ibyo bikorwa byabo. Abana be nzabagabiza urupfu, maze kiliziya zose zimenye ko ari njye uzesengura imitima n'impyiko, kandi ko nzitura buri wese nkurikije ibikorwa bye. Ibyo ngibyo ni imburira Imana y'ubwayo yihereye abantu bo muri rwa rusengero ku bijyanye nyine no gushyigikira uyu mwuka mubi wa Yezabeli. Bityo rero hano niko bakomeza bavuga ati bityo rero
niba hari umuntu mu rusengero rwanyu ufite ibimenyetso nk'ibi ngibi, tangira usengere uwo muntu. Ndetse uwo muntu ashobora kuba ari yaratatswe n'amadayimoni cyangwa se imyuka mibi igomba kumuvamo, uwo muntu ikamuvamo. Iyi myuka ya Yezabeli niko ikora. Ariko nanone mu gihe uri gukora ibyo ngibyo, ngo uzirinde gukoreshwa n'umwanzi ugenda uvuga umuntu cyangwa se umutamaza mu bandi bantu kugira ngo yamburwe icyubahiro cyangwa se atikuzo. Ngo ibyo ngibyo buriya ni imbaraga z'umwanzi zibikoresha, ntabwo abantu aribwo buryo bagomba gukoresha. Tuvuge wenda niba mu rusengero rwanyu ubona umuntu ufite ibikorwa nk'ibi ngibi cyangwa se ufite ibimenyetso nk'ibi ngibi byo kuba yaratatswe n'umwuka mubi wa Yezabeli, kugenda umuvuga ngo uriya muntu oya, ahubwo byibura ngo kumusengera nibyo bishobora kumufasha. Ngo urukundo rwonyine niryo banga ryonyine ryo gukurikiza itegeko ry'Imana. Kandi koko niko bavuga, gukunda mugenzi wawe, mbese ibintu bijyanye n'urukundo nibwo nyine itegeko ry'Imana ribumbiye muri byose. Ati nk'abakristu nta kindi kintu abantu bagomba gushaka uretse amahoro imbere y'ibindi byose. Abantu benshi cyane basonzeye kwinjira mu iyobokamana ariko ntabwo baragira experience cyangwa se ngo babe bahura n'Imana. Bityo nk'abantu basobanukiwe Imana, ni mwebwe nyine mukenewe kugira ngo bene abo bantu mubaheshe umugisha. Uko niko asoza avuga. Ati ku rundi ruhande, ariko umuntu numubwira akanga kukumva, nta kindi kintu nyine wamukoraho, nta kindi kintu ushobora kumukorera uretse kumwihorera gusa. Bibiliya ibisobanura neza. Bibiliya isobanura ko Imana y'ubwayo ariyo yifitiye ikizakorera abo bantu batatswe n'amadayimoni, akarimbura ubuzima bwabo cyangwa se ikabwataka. Ibi ngibi bisobanurwa neza muri Zaburi. Muri Zaburi umutwe wa mbere umurongo wa 5 n'uwa 6 umva uko havuga. Hagira hati nicyo gituma ku munsi w'urubanza bazategura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikagusha ruhabo. Ni nko gusobanura nyine ko inzira y'abagiranabi ariyo ibisenyera y'ubwabo, cyangwa se bakisenya nyine kubera ko ari abagiranabi. Ubu ni ubutumwa nari nabonye kuri iki cyumweru kugira ngo mbubagezeho, mbubasangize. Niba ubutumwa ubwishimiye cyangwa se ukaba wabukunze, reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, ndetse ukore no kuri share kugira ngo ugende ubasangize bagenzi bawe nabwo babumenye. Imizimu y'amadayimoni cyangwa se uyu mwuka mubi wa Jezabeli, nushishoza neza uzawubona ahantu henshi cyane, haba mu nsengero ndetse n'ahandi. Rero ngo kugira ngo uve mu muntu wamwatatse cyangwa se ukora bino bikorwa by'izi nzira enye tubonye, ngo gusengera uwo muntu ngo birahagije. Ariko ngo uwo muntu igihe yanze kuva muri izo nzira arimo cyangwa se n'ibindi, nkuko byanditswe muri Zaburi, ngo nyine umugira neza azakirwa, ariko umugira nabi nyine inzira ze nizo zizamwisenyera. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.